Bakunzi ba Haleluya Amina TV, turabashuhuje kandi tubashimira uburyo mukomeje kubana natwe, mukora subscribe, mukora share, comment, namwe abatarayikora turabategereje kugira ngo muze mu muryango mugari, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasha kubageraho umwe wese mu buryo butagoranye. Dukomeje inkuru zo mu gice cy'iby'iyobokamana, igice cy'iyobokamana aho tugaruka ku itorero rya ADEPR Busanza, ubu ritagikorera aho ryakoreraga, ryimuriye ibikorwa byaryo ku itorero rya ADEPR Nyarugunga, aho kuva ku itariki 22 kugeza igihe bazabonera ikibanza bakabonera urusengero rwabo, bagiye gukomeza gukorera ibikorwa byabo by'ivugabutumwa no gusenga Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibiri mu kugenda bivugwa muri iryo torero, abantu bibaza byinshi bavuga bati mbese mu Busanza, itorero rya ADEPR Busanza aho ryari riri ko hagurishijwe amafaranga yagiye, mbese ntiyaba yaragiye kwishyura ideni ryasigaye ku irya Gisozi, cyane ko Gisozi nyine bivugwa ko yari itararangiza kwishyurwa. Njye mugiye kubana rero ni Hitimana Dismas, mwene so muri Kristo Yesu. Gusa wibuke gukora subscribe kugira ngo uzadushyiraho video ijye ihita ikugeraho. Itorero rya ADEPR Busanza rero ni itorero ryashimwaga, ni itorero ryari rizwi hafi mu mujyi wa Kigali n'abantu benshi. Hari ibintu byinshi biriranga kuko itorero rya Busanza mu gihe cya COVID ntago ryafunze igihe kinini, ryafunze nk'ibyumweru 2, nyuma rikomeza rigaruka gusengera mu Busanza. Ntago rero ryafungiwe, ryahise rigerageza rishyiramo imbaraga, ribona ibisabwa birimo kandagira ukarabe, birimo gushaka imyanya yo kwicara abantu bategeranye, ndetse no gukomeza bandika n'abaje gusenga. Bituma rero abayobozi babasuye basanga bujuje ibisabwa, bituma batabafungira, babaha uburenganzira barasenga. Ikindi cyiciro ni igihe habaga igenzura ry'insengero zitujuje ibisabwa, nabwo ntabwo itorero rya Busanza ryafunze nk'icyumweru kimwe gusa, rikomeza rifungurirwa kuko ryakoresheje imbaraga. Itorero rya Busanza rigira abakristo bakorana ubushake, bashyizemo imbaraga, bahita bashaka ibisabwa byose, hafi ya byose bemerera gusenga, birangiza babakinguriye, ntibabafungira. Itorero rya Busanza kandi ni itorero umukozi w'Imana wese urigezeho, umushumba urigezeho, aba atifuza kurivaho. Kubera iki? Kubera uburyo abakristo baba bamufashe, uburyo baba bamukunze, uburyo baba bamwishimiye, uburyo ababwira bakumva, uburyo mbese buzuye umwuka wera, bikamunezeza, bikavuga ati aha hantu utazahankura. Itorero rya Busanza ni itorero uno munsi wa none ririmo kwakira abakozi b'Imana batandukanye baturutse impande n'impande. Ndavuga abakozi bo mu zabukuru, bari mu zabukuru, abashumba b'amatorero ya ADEPR bari mu zabukuru, abenshi niho barimo kuza gusoreza ikiruhuko cyabo cy'izabukuru. Itorero rya Busanza rero ni itorero ryavuzweho n'Imana. Abahanuzi benshi bagiye bavuga ko Busanza ishobora no kuzaba paruwasi, ndetse hari n'aho bagiye bavuga bati Imana irimo kutwereka urusengero rutari uru nguru mwicayemo, ndi kubona atari uru. Sinzi rero niba urwa Nyarugunga nubwo narwo ari rwiza ndetse kurenza n'urwa Busanza, kandi rukaba na runini, sinzi niba
ari bwo ubuhanuzi bwavugaga bwerekezaho. Ariko ikindi nanone ni uko itorero ADEPR abayobozi baryo bavuze ko ahari urusengero rwa ADEPR Busanza nubwo hashimwe hagatangwa, biteguye kubashakira, biteguye kubagurira ikindi kibanza, ndetse inama nshingwabikorwa y'itorero rya ADEPR Busanza ikaba ikibanza yaranakibonye, ndetse n'abayobozi bakuru bakaba barahageze bakaza kugisura nabo bakagishima. Ariko abantu baribaza impamvu kitishyurwa kandi harabonetse amafaranga yo kukigura, bakisubiza bati buriya bagiye kwishyura ideni ry'iryahoze ari Gisozi. Bavuga ko batazi n'umubare wahatanzwe cyangwa se ikiguzi cyaguzwe, gusa ibyo byose byajyaga bibera mu nama z'abakristo, ariko nk'uko mubizi ubu inama z'abakristo ntago zigikorwa cyangwa se zavuyeho, bigatuma abantu benshi bagira ibibazo byinshi cyangwa se babura aho babisobanukirizwa. Ubwo rero abakozi b'Imana mujye mwihangana, gusa Imana yaciye inzira mu ikoranabuhanga, umuntu akabasha gutanga igitekerezo cye uko abyumva. Ntago rero ari ukumena ibanga nk'uko mushobora kubitekereza, ntabwo ari ukumena ibanga, ahubwo ni uko riba ryavuze aho rivugirwa kandi ririmo ririca rirangiza umurimo w'Imana. Muri make rero, muri make nk'umusesenguzi, umuntu yakwibaza ati se koko ideni rya Gisozi ririmo ririshyurwa n'amafaranga yagurishijwe urusengero rwo mu Busanza? Birashoboka ko rwose bishoboka, ariko bigakorwa itorero ADEPR rikuru, ku cyicaro gikuru, batarabigizemo uruhare. Kubera iki? Kubera ko ubundi ibyangombwa by'itorero byose, by'imitungo y'itorero byose, tubwirwa ko bibikwa ku itorero rikuru, ku cyicaro cy'itorero gikuru. Kandi nk'uko twabibwiwe, bajya kubaka Dove hoteli hariya ku Gisozi, hari amafaranga menshi yagujijwe, kandi nk'uko mubizi ntago banki yakuguriza amafaranga utayihaye ingwate, cyane cyane ibyangombwa by'umutungo utimukanwa. Ibyangombwa byose rero byari kuri ADEPR, ubwo ihita ibitangamo ingwate kuri banki yemeye kubaguriza. Kandi mu ijambo umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR yavugiye muri yubile iheruka, yavuze ko ideni rya Gisozi rikomeje kwishyurwa neza, ndetse rigeze ahantu heza ryishyurwa neza. Byumvikane ko ritari ryarangira. Haza kuvukamo ikibazo cy'uko itorero rya ADEPR Busanza aho ryari ryubatse hashimwe, ndetse n'abandi baturage bakagenda bimurwa hashimwe. Ntago rero banki yakwemerera kuguha icyangombwa utararangiza kwishyura ideni ryayo, ntago yabyemera, keretse ubanje ukagabanya ku ideni, cyangwa se bakayafata yose mukagiranamo amasezerano. Kubera ko hari hakenewe rero, ntekereza ko umushumba yagiranye amasezerano na banki, akababwira ati muduhe icyangombwa, muduhe icyangombwa cy'umutungo cya Busanza tujye kugurisha, biraza amafaranga avamo turayabazanira. Ndetse cyangwa se n'umuhinde, umushoramari, akaba ari naho yishyuriye kw'iyo konti.
abavuga rero ko amafaranga ya Busanza yaba yarishyuye Gisozi, birashoboka ko baba atari ukwibeshya, ariko kandi abayobozi b'itorero rya ADEPR nabo akaba nta ruhare babigizemo kubera ko amafaranga yabo yahise afatirirwa na banki kugira ngo babashe guhabwa cyangwa se babashe gusubizwa icyangombwa cy'umutungo. Abakristo rero tuba dukeneye ibisobanuro bihagije kandi muba mukwiriye no kubitubwira tukabimenya, kuko n'ubundi kumenya umubare wayo ntacyo byamara, kandi no kutawumenya nabyo nta nyungu bifite, kuko n'ubundi umukristo ntago aba ari bukoremo uwo mutungo ngo agire icyo awumaza mu rwe ruhande. Mujye rero mubitubwira nk'abakristo, kuko biba bikenewe, bituma umuntu atajya mu bitekerezo byinshi, bituma umuntu avuga ibyo asobanukiwe. Imana rero ikomeze ibahe umugisha, ariko kandi rwose uwamenya irengero ry'ayo mafaranga dushyira muri komenti, noneho tukazajya tubasha kubabwira inkuru isobanutse. Murakoze, mugire ibihe byiza.